abanyarwanda nka bene Gihanga twari dufite ubumwe bwacu bwubakiye ku ndangagaciro zo kwiyubaha no kubaha undi ndetse no kubaha abakuru. U Rwanda twe dufite umwami umwe ndetse abanyarwanda bemera Imana imwe. Mu myemerere y'abanyarwanda ntabwo babayeho badafite kirazira. Abanyarwanda bagiraga kirazira ndibandaho muri uyu mwanya ni kirazira yo kutamena amaraso. Umwana akiri muto, nanjye umwana utya navutse, iyo wabaga ugize nk'ibyago uri umwana ugatera nk'ibuye ukica nk'umushwi w'inkoko, bagusangizaga nawo. Ufata amazi bagakozamo umunwa wa mushwi, y'amazi nawe ukayanywa. Umuhinzi yaba ari guhinga akabona icyari cy'inyoni cyabaga kizira kwarura cya cyari, yaterwaga ayo magi cyangwa se n'ibyo byana by'inyoni akaja kongera kubitereka ahantu hatuma atabihungabanya. Iyo yabaga agize ibyago akica inyoni, bamusabaga kwijana mu rutare byo kugira ngo nawe ubone ko ari inshingano yo kubaha ubuzima. Abanyarwanda rero bari bafite izo nshingano zo kubaha ubuzima mu mibereho yabo. Ikindi, abanyarwanda mu buryo bagiye bahererekanya amateka yabo, cyari kizira kikaziririzwa iyo ingabo z'u Rwanda zagabaga igitero zigamije kwagura u Rwanda, nta wicaga umugore. Icyo cyari kizira mu banyarwanda, kwica umugore, nta n'uwicaga umwana. Iyo byabaga gutyo abagore barafatwaga bakagirwa iminyago, abana bakagirwa iminyago ntibicwe. Ariko ubukoroni, aho abakoroni bagereye mu Rwanda, ibyo byose barabishenye. Bafatanyije n'abapadiri bera bashenye kirazira z'abanyarwanda, ndetse bigera n'ubwo bazana umugani uvuga ngo kiliziya yakuyeho kirazira. Ibyo bituma abanyarwanda batangira kugenda kubahuka ibyo ari byo byose. Abakoroni nibo ndi butindeho cyane b'Ababiligi, kuko u Rwanda rwakoronijwe n'Abadage, ntacyo bishe nta n'icyo bakijije. Mu myaka Abadage bamaze mu Rwanda, iyo urebye ubona nta kintu bakije, nta n'icyo bishe. Ariko Ababiligi aho bagereye mu Rwanda baje batanditse kuyobora u Rwanda, birabayobera, babura uko aho baruhera kubera bwa bumwe bw'abanyarwanda. Kugira rero ngo ubwumwe bw'abanyarwanda babusenye, bamanje guteranya abaturage na rubanda, noneho bashyiraho imirimo y'agahato bakayitirira abatware ndetse n'umwami. Iyo mirimo y'agahato yarimo gukora imihanda, kubaka za kiliziya, kubaka amazu ya leta, guhinga ikawa, icyayi ndetse n'ipamba. Ibyo bakabikora abaturage badahembwa, batagemurirwa, ahubwo bakubitwa. Ibyo ngibyo rero byakuyeho imirimo abanyarwanda basanzwe bafite mu mico yabo, ariyo ubudehe, umuganda. Ibyo ngibyo ni byo abanyarwanda bakoraga bafashanya hagati yabo, ariko ukabikorera umuntu nawe ejo uvuga uti nawe azabinkorera. Abandi bo rero bazana gukora iyo mirimo y'agahato, bayikubitirwa ibiboko ariko batabona igihembo. Umuturage agataha yijunditse umwami, avuga ko umwami ari wamukubitishije, ndetse ko yakubitishijwe n'abatware n'abasushefu. Ibyo babonye bidahagije, batangira kwinjira mu banyarwanda, babereka ko abanyarwanda batavuka hamwe. Icya mbere, bagaragaje ko abanyarwanda ngo dukomoka ahantu habiri hatandukanye, bakavuga ko bamwe bavuye muri Bisiniya aribo Batutsi, ngo naho Abahutu bagaturuka muri Chadi na Cameroon. Ariko ku bantu bazi geography, ukurikije amashamba dufite hagati aha, ntabwo wakumva ukuntu umuntu yavuye muri Cameroon nta ndege ihari
nta muhanda akagera mu Rwanda. Ntiwumukura umuntu yavuye Bisiniya yagera hano mu Rwanda nibura akaba nta gasigisigi k'umuco cyangwa ururimi rw'aho hantu yaba agifite na n'uyu munsi. Icyo nicyo umuntu akwiye kuba yibaza muri uyu mwanya. Ikindi umuntu akwiye kwibaza ndagishingira ku nkomoko muzi. Abanyarwanda bari basanzwe bibona mu moko 18 yabo. Iyo tugiye muri ayo moko ubwayo reka bariyo tujya muragira ngo tujya mu moko abiri aba ariyo dusesengura uyu mwanya wonyine. Noneho twibaze ngo ese abavuye muri Bisiniya ni abahe? Reka nivugire Abacaba. Abacaba bakomoka kuri Nyarucaba wanjye wa Gihanga. Nyarucaba umukobwa wa Gihanga akaba umunyiginyakazi nuko mukwaho n'Abacaba. Iyo turebye mu Bacaba dusanga hari Abacaba b'Abahutu, hakaba Abacaba b'Abatutsi ndetse n'Abacaba b'Abatwa. Kandi abo ngabo bose bakomoka kuri Nyarucaba. Umukobwa wa Gihanga yabyaranye Nyarucaba akaba yabyaranye na Gahu. Abana be ugasanga harimo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Ukibaza ngo abantu bahuriye ku gisekuru, ariko uyu munsi bafite amoko abiri atandukanye. Aya moko rubyiruko namwe bakuru tumenye ko ari igishushanyo abakoroni bazanye kugira ngo babone uko baducamwo ibice. Kangaruke ku Babanda. Ababanda baturuka kuri Kibanda cya Mashira ya Nkuba ya Sabugabo. Iyo turebye Ababanda b'Abababa usanga bakubwira ko ari Abahutu. Bakubwira Ababanda b'Abahoma ngo ni Abatutsi. Bonye pasiteri hari avuga menya nawe ari Umubanda. Aha mwabyumvise. Nanjye ndi Umubanda wo kwa Gahara ka Migisha. Urumva bakuvuga uyu nguyu wo kwa Migisha ni Umuhutu, uwo kwa Gahoma ni Umututsi. Ibyo bwabyo nk'abari hano mukwiye kuba mwicara kandi abantu bafite igisekuru kimwe, sekuru ni umwe niwe ubabyara. Iyo muvuze igisekuru buriya Kiliziya Gatolika hari ibintu byinshi birusha abantu benshi mu miyoborere. Iyo igiye gushingira baravuga ati vuga ibisekuru 7. Mperutse kujya kubivuga by'umukobwa wanjye bativuga n'ibyo kwa nyoko y'amaye. Bati yashingiranwe nande, ugasanga hari aho mushobora kugera mugahura. Njye nuriya musaza twicaranye ukavuga ibisekuru twagera nko ku cya 10 twamaze guhura. Haba Umututsi akaba Umuhutu. Mwagera kuri bariyeri njye nkamwica. Aho ngaho iyi nyonyine ikwiye kuba ishusho ihagije y'ikiganiro cyacu. Nidufata rero aba Babirigi ni abagome. Ni abagome. Amadini dukunda kutubwira ngo shitani ariko hari abantu babi. Ntabwo ari ibyabagwiririye baje babigambiriye. Abanyarwanda baducamo ibice noneho ibyari imiterere y'imibereho yacu aba ari byo bahindura ubwoko bw'Abanyarwanda. Niko nakubwiraga rero byagera ku gisekuru twese tugahurira aho ngaho. Aho niho hatumye Abanyarwanda batangira ubwabyo gushidikanya hagati yabo. Ingengabitekerezo yabibwe mu gihe cy'imyaka 78 kuva Ababiligi bageze mu Rwanda kugeza Jenoside yeruye ikozwe. Iyo ngengabitekerezo kugira ngo ibibwe icyo gihe kirekire cy'imyaka 70 nuko babonaga mu by'ukuri ari nk'amasomo abantu batarafata. Ukabona ni nk'amasomo abantu batarafata. Turamutse tubicanye nahura na kanaka bati ese burya mwirangamuntu handitse ko muri Umututsi uri mwene kanaka wa kanaka, ugasanga wenda ntabwo ari umwici. Bituma Jenoside ikomeza kugenda yigizwe imbere kuva muri za 59 Jenoside itegurwa kugeza ejo bundi Jenoside ikozwe ku mugaragaro muri 94. Aha rero ikindi
ababirigi bazanye noneho bashatse ko byaba icyo bamaze gushyira mu banyarwanda byandikwa mu ndangamuntu kugira ngo bishyirwe ahabona. Nuko ko nk'ubu nakubwiye ko ndi umubanda ntiwabibona, kugira ngo umenye niba ndi umuhutu cyangwa niba ndi umututsi ntiwabimenya, ariko bagira rero ngo noneho bigaragare basaba ko bishyirwa mu ndangamuntu. Kugira ngo bishyirwe mu ndangamuntu hari ibyagendeweho. Icya mbere, ubutunzi. Umuntu ufite inka urumva n'ubundi hazemo kwivuguruza. Ese kugira inka bivuga ko uba muri pisiniya? Bavuze ko abatutsi bambaye muri pisiniya, ariko bagiye kwandika mu irangamuntu baravuga ngo ufite inka 10 gusubiza hejuru, uwo ngo bandikemo ko ari umututsi. None se kugira inka bivuga kuva muri pisiniya? Aha ngaha se ntiwazigura, ntiwazihakirwa. Ibyo ngibyo rero ni ibyerekana kwivuguruza, ariko babibwiraga abandi nabyo mu bitekerezo. Babibwiraga abanyarwanda barinjiji batari bazi gusoma no kwandika. Kubabwira pisiniya ubwayo ntibazi icyo ari cyo. Mumenye ko icyo gihe nta banyarwanda bari barize bari bahari, aribwo amashuri yari ari gutangira. Ndibuze kugaruka n'ijya 1994, noneho tuvuge twebwe bari barize byagenze bite, ko tuvuze ngo basokuru be barize. Icya mbere cyashirirwagaho n'inka. Ufite inka nibura 10 gusubiza hejuru akaba umututsi, ufite inka 9 gusubiza hasi akaba umuhutu, udafite impomarutaro kandi mu by'ukuri ubona nta n'ubushake bwo kuyishaka, nta n'icyo bimubwiye, akaba umutwe. Ari uwo njya mbona hano mu Byangabo, ntabwo nzi niba akiriho, namuherukaga tujya muri inspection turi kureba uko isoko rya Byangabo ryubatse. Yari umukecuru utambitse ibirenge gutera indwara y'amavunja, yajagaza akagenda asogongera kuri buri kigage cya buri cyabaje gucuruza. Yamara gusogongera akababwira ngo mureke sogongera ngo nge ndi umubanda. Waje mu moko y'ubu ugasanga ni umutwakazi, ati nge ndi umubanda, nanjye nkaza ngo nanjye ndi umubanda, namuzeye ngo ni umubanda. Ahubwo niho mukwiye kumenya ko abo bantu bose ubwo ngero wasanga umutwakazi ari masenge tuvukana, kuko twese turakomoka kuri sogokuru umwe. Buri bwoko bw'abanyarwanda bwagiraga ikiburanga. Icyo kiburanga abantu bakaba bagihuriyeho, bakagira n'icyo baziririza. Abanyarwanda, Abasinga, Abagesera bakamenya ko ikibaranga ari Nyamanza. Abanyiginya bakaba bazi ko barangwa n'umusa. Abega bakarangwa n'igikeri, Ababanda tukarangwa n'igikona cyangwa se ikiyoni, bitewe n'uko kivuga. N'ubwo ko buri bwoko bwose bwagiraga ikiburanga kandi bose bakaba bagihuriyeho. Barangije baducamwo ibyo bice, Abanyarwanda barabyemera, birakomeza birakura. Ababirigi bategura ko u Rwanda barwambura umwami. Twari dufite Mutara wa gatatu Rudahigwa, yarasimbuye se Musinga waciriwe ishanga kubera ko yanze kwemera iyo migirire ica Abanyarwanda n'ibice, niyo migirire ikandamiza bene gihugu. Bamucira Icyangugu. Niyo mpamvu abumvaga disikuru cyane za Habyarimana.
kare kandi mwarakoze gutanga ubutunzi bwanyu kugira ngo iki gikorwa kibashe kugenda neza. Ndagira ngo rero twihuse cyane nyakubahwa Vice Perezida wa Ibuka twabasaba mukegera hano imbere kugira ngo mudufashe mu gikorwa cyo kuremera. Turasaba Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Muhoza akaba n'umushyitsi mukuru nawe yadufasha kwegera hino kugira ngo mudufashe. Nyakubahwa muhagarariye RIB nadufasha. Bande polisi ndabona yagiye. Nyakubahwa Chairman w'Akagari ka Ruhengeri na Perezida w'Inama Njyanama mwakwegera hino. Honorable Bajeni mwakwegera hino mugahagararira amadini n'amatorero. Reka dusabe Chantal yegere hino. Abo Ibuka yaduhitiyemo tugomba kuremera uyu munsi turabaha igishoro ni babiri, harimo Tuyizere Glorious na Uwamungu Dative. Buri wese arahabwa igishoro kingana n'ibihumbi 500. Muri rya jambo twavugaga Inkotanyi n'ubuzima tugomba kubivuga tunabishyira mu bikorwa kugira ngo yumve ko afite abantu kandi afite igihugu. Tunashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye amahoro n'umutekano dufite ubu. Glorious ahari na Dative muja wa Mungu bakwegera hino aho bari. Na muja wa Mungu Dative yakwegera hino.